mbwira icyo mutekereza kuri defense. Hagati mu kibuga Kazungu arambwira ko Rayon Sports ifite bita Niyonzima Olivier Sefu Nairobi, harimo uwitwa Muhire Kevin n'uwitwa Letabo Mataba. Uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Musanze FC, akina nka attacking midfielder ariko akaba yakina aca no ku mpande. Ufite umukaseri umwe, none ufite abandi bakinnyi babiri b'imbere ye baba mediateur ariko bakina bagana mu mpande, ya Muhire Kevin yaba na Letabo Mataba. Hanyuma Kazungu akambwira ngo uruhande rumwe wingi imwe Salomon Adeyinka n'undi wa Musanze FC akayicaho, Charles Baraga aca ku rundi ruhande, umutoza wa APR FC mushya umunya Serbia Darko azagira mu Rwanda ku munsi wo kwa kabiri. APR FC ntiramutangaza of course, ariko uwo bita Zimana zikaba ni za Lorenzo Inform meze mutende zirakomeze neza cyane. Ndabifuriza icyumweru cyiza, ndizera ko weekend yagenze neza cyane. Ndagarutse nyine kuri Lorenzo Info kugira ngo tuganire, murabizi ko mbaganiriza neza kandi ibintu byiza. Of course kubera ko ari umupira w'amaguru mbaganiriza, harabishima harabatishimira iyo video, ariko ikiza kirimo biragoye ko wananirwa kwishimira video zanjye zose. Ushobora kutishimira video y'uyu munsi kubera wenda ho nakubise hatagushimishije of course, kubera ko nyine football n'umukino w'amarangamutima, ariko video yeje kakuryohera. Nyaboneka umunsi yakuryoheye ujye ukora subscribe, utange iyo like, unyereke ko ibintu byagenze neza, hanyuma kandi utange na commentaire nziza imotiva ibintu bigende neza cyane. Uribaza ngo nje kubabwira iki? Nikirimo kwibaza kakanya. Turi ku cyumweru, ku munsi w'ejo twarebye ubukino utaryoheye ijisho cyane muri stade ariko nziza, stade nshya, stade Amahoro, stade yongerewe ubushobozi, capacity bwo kwakira abafana barenga 45,000. Ni ikintu u Rwanda rutigeze rubona, ni experience tutigeze tugira, ni stade itarigeze ibaho mu Rwanda na rimwe. So ntekereza ko nayo mpamvu nyamukuru mukwiye kubabarira aho bitagenze neza, sirito mu gucuruza amatike na protocole, kubera ko bacu umugani w'ikinyarwanda ngo imihini mishya itera amabavu. Uwataye urukweto ku marembo ya stade Amahoro, uwaguye hasi agakomereka, mwabonye amafoto, hari nabo navuganye nabo kuri live ya TikTok mwayibonye. Uwakubiswe indembo ya polisi kuri stade bigoranye kwinjira, polisi nuko bigenza nyine iyo haje icyo bita disorder. Hanyuma n'umuntu wari ufite tike agasanga yaguze tike iskanye ntabashe kwinjira muri stade, ni ikintu kigayitse. Ariko impamvu mugomba gutanga imbabazi nuko ari ubwa mbere tugize stade nk'iri. Imihini mishya itera amabavu n'ibindi byose, ariko nibura uwageze muri stade mwabonye ibintu byiza pe, mwabonye stade ikeye isa neza, mwabonye stade ushobora kwicara hasi cyangwa hejuru, inguni yose waba urimo ukaba ufite ikibuga cyose imbere yawe, ukireba neza cyane, ku matara meza, ku bintu byose bisa neza. Na hantu uri ukumva ukwiye kuhaguma, ukumva ukwiye kuhibera. Hekereza ko vraiment hari ibintu byinshi byiza mwabonye ku munsi w'ejo. Ubwo events ziri muri stade Amahoro mu gihe kiri imbere, notamment nka event bizakurikira ni le 4 juillet enyezo kwa karindwi, umunsi wo kwibohora kw'abanyarwanda. Et puis nyuma hazazemo, hekereza ko ashobora kuzazamo nko kurahira k'umukuru w'igihugu, kubera ko dufite stade nziza ebyiri, yaba BK Arena yaba stade Amahoro. Ntabwo neta nemeza kurahira aho bizabera, ariko byagenda kose naho birashoboka. Hanyuma kandi haze evenement yindi ya Rayon Day, nayo ntekereza ko ushobora kubera muri stade Amahoro. Hanyuma hakazamo na evenement y'umukino wa Super Coupe APR na polisi, umukino ubanziriza shampiyona. Rero hari imikino myinshi izaberamo hari ya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. So icyo rwose ndumva uwo bitagenze neza afite impamvu yo kwihangana, uwo gifite igisebe akibizirikana. Nyaboneka mwihangane, niko bigenda iyo ibintu hari bishya nyine. Hari igihe bisiga nyine inkomere, ariko nta muntu, murabizi, nta muntu wigeze ugira
intention yo guteza akaduruvayo cyangwa se kugukubita umukongote cyangwa se gutuma usigura ukwetongo cyangwa se kwa wagwa, ntekereza ko nta muntu ugeze ugira intention mbi yo kubikora. So niko bigenda nyine iyo ibintu bikiri bishya, ntekereza ko mwabyihanganiye. Nje kubabwira ibintu rero bikomeye kuri ekipe ya Rayon Sport. Kiganiro nakoze ku munsi w'ejo mbere nyuma ya match, hari abantu benshi nabonye batakishimiye, ariko ndabumva ku rundi ruhande ikipe itameze neza, hazamo icyo bita anguish, hazamo ikintu cy'umunabi kubera ko ekipe itameze neza. Kipe nta mafaranga arimo, kipe iraterwa agapapu, ibintu byose ntabwo bimeze neza. So mufite impamvu yo kutishimira nyine ko mbibabwira bareba mu maso, kandi ndabyumva. Icyo muzi cyo ni kimwe mukwiye kuzirikana, nuko abareyo muri inshuti zanjye ndabakunda cyane. Abareyo ndabakunda, Rayon Sport ndayikunda, abafana ba APR ndabakunda, APR ndayikunda. Mwese muri abantu banjye kubera ko mutuma umupira w'amaguru mu Rwanda ugira ubuzima, mutuma twumva ko hari football niyo mu kibuga haba nta kintu kirimo, ariko ubuzima ukabona ko umupira uri mu buzima. So ku bantu batishimira ibiganiro byanjye, bampa commentaire zirimo umunabi, zirimo anga, zirimo umujinya, ndababarira nta kibazo, biroroha, biranyorohera cyane ko mbabyumva. Umupira ni ikintu cy'ibyishimo, iyo bitabonetse nyine biragorana, nyine biba byagoranye. So hari ibyo ngarukaho byabaye ku munsi w'ejo, nsesengura gakeya, ariko hari ikibazo gikomeye kiri muri ekipe ya Rayon Sport abareyo mutamenye. Abakinnyi bose Rayon Sport iri gushaka gusinyisha ntibikunde, biri guterwa n'ikibazo cy'amafaranga adahari. Kuki mu kwezi kwa gatandatu hagati Rayon Sport idafite amafaranga yo gusinyisha abakinnyi yewe n'abadahenze? None se niba adahari mu kwa gatandatu, kuki nta cyizere cy'uko no mu kwa karindwi no kwa munani no kwa cyenda nta mafaranga azaba ahari? Kuki why? Kuko naganiriye n'umu agent w'abakinnyi urimo gucuruza abakinnyi b'Abarundi, abo maze iminsi mwumva y'aba Fred wagiye muri Mukura mu gisa n'agapapu, haba uwitwa Frank wagiye muri Gorilla. Abakinnyi bombi baje destination Rayon Sport, bapfuye ikintu kimwe. Sinzi niba warigeze ubimenya, ariko abakinnyi mu kuganira na Rayon Sport n'abakinnyi batasabaga amafaranga menshi pe, n'amafaranga make. Amafaranga basabaga, amafaranga Mukura yatanga, amafaranga Gorilla yatanga, mbona amafaranga make ari munsi ya miliyoni 10. Reka tuvuge ko ari miliyoni 8 wenda. N'abakinnyi bavuye muri shampiyona bakina banafite navuga hype yuko ari abakinnyi beza ba saison, yaba Frank watsinze ibitego 18 ari umuwinga, yaba na Fred wabaye umukinnyi mwiza MVP wa shampiyona y'u Burundi. Rayon Sport bapfuye ibintu bitatu n'abakinnyi, navuga ni bibiri, none ibintu bitatu nibyo Rayon Sport yapfuye n'abakinnyi. Nabiganiye n'aba agent mu mupira baziranye n'abakinnyi, abari muri izi deal bampereza ukuri, niko nje kubatangariza. Ikintu cya mbere bapfuye na Rayon Sport nuko Rayon Sport idafite ubushobozi bwo gukora icyo bita scouting. Rayon Sport ntabwo ishobora gukurikirana umukinnyi aho ari, bamenye icyo arimo gukora n'urwego ariho. Abakinnyi bose baza muri Rayon Sport ni bamwe. Rayon Sport imva ko ari abantu bakinnyi bamwe. Nawe imagine uramutse uri MVP muri shampiyona y'u Burundi, ukinira ekipe ya Vitalo, watwaye igikombe, ni nko muri APR kwa, nkuko afata nka Mejwe muri APR n'indese muri sezo. Tuvuge nka Shaibub agakenerwa n'ikipe wenda urugero yitwa Musongati y'u Burundi, cyangwa se Message Ngozi, cyangwa se Bumamuru, uko mwamubonye muri sezo uwo Shaibub nyine. Kubera ko ekipe wenda urugero ya Bumamuru cyangwa Message Ngozi imwifuza, kubera ko itigeze igira ubushobozi bwo gutuma abantu bamukurikirana ngo bamenye icyo yakoze muri sezo n'icyo ashobora gukora, umukinnyi nka Shaibub uzi icyo ashoboye gukora yagira bakamubwira ngo uraza tugukoreshe test icyumweru, urimo urakora imyitozo, turebe atoza bacu barebe niba uri umukinnyi ushobora gukina umupira, barebe urwego rwawe.
ku mukinnyi uzi urwego rwe uzi sezo yagize yumva ari nka insult, yumva umututse, yumva ari igitutsi, urabyumva, insulte, like yumva bitabaho. Icyo ni ikintu gikomeye Rayon Sport irimo kuzira muri transfer window n'izindi nyinshi igenda ikora, kuko idafite ubushobozi bwo kohereza abantu bakurikirana abakinnyi ngo mugende turebere umukinnyi uyu nguyu, urebe imikino 3 azakina, urebe touch, urebe icyo afite, no kutidocumenta ngo bamenye amakuru icyo umukinnyi ashobora kuba yarakoze. Byatumye kuva kuri Migambi ufite task yo gushakira Rayon Sport abakinnyi n'abatoza ba Rayon Sport, byatumye like basuzugura abakinnyi, ntibari baza agaciro k'abakinnyi bahamagaye, abakinnyi bakina ba MVPs bagize season nziza muri championnat y'u Burundi, ariko ukamubwira ngo tutaranavugana n'amafaranga, ava yukora imyitozo y'icyumweru turebe icyo uzaba ushoboye, turebe like niba ushobora gukina umupira. Hejuru y'ibyo ngo muzana dukinira umukino wa gicuti dufite na APR, turebe noneho icyo mufite. Ndagira ngo mbasubize inyuma gatoya, icyo mukino urimo kubwira umukinnyi ngo gukinire uwo mukino utari no competition, icyo umukino umwe ushobora gukorera umukinnyi, sibyo? Imikino 2 ya mbere ya Simon Tamale muri equipe ya Rayon Sport. Simon Tamale yavuye mu Bugande ariwe muzamu mwiza kurusha abandi hariya i Bugande. Simon Tamale akina umukino wa mbere muri Rayon Sport yakinnye nabi, atsindwa ibitego. Imikino 2 ya mbere ya Simon Tamale yatumye sezo yose irindi irangira atiswe umuzamu wa mbere. Bamuzana Kadime Ndiaye, hari n'igihe asangira mu mwanya n'ababoneri, murabizi muri sezo ko byabaye. Ntigeze afatisha nk'umuzamu wa mbere kubera amakosa y'imikino 2 ya mbere. Kandi yavuye muri Uganda ari MVP mu bazamu, bari makinyi beza overall muri sezo. Imyaka 2 yari kurikiranye. Charles Bare performance yagize kuri Super Coupe Rayon Sport itsinda APR ibitego 3. Charles Bare yatsinzemo ibitego 2. Ibyo azamura icyo bita sensation, abareba babona bafite rutayizamu igitangazo gikura nkota. Charles Bare mwabonye ku munsi w'ejo, tujye tubwizanya ukuri, n'umukinnyi ubona ari confused, n'umukinnyi yaramutse avuye muri Rayon Sport uyu munsi bigoye ko yabona indi kipe mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda, niyo yaba rutsiro biragoye ko yamufata. Kuba icyo gihe n'umukinnyi wahise wa mubi pe, gufunga baro, kureba izamu, ibintu byose, he looks confused. So abarundi baravuga ngo uradusaba gukina umukino wawe nubwo ari wagicuta ariko n'umukino wa pressure. Ese ndamutse ngize umukino mubi ko umukinnyi utamenye uko abyutse, ushobora kujya mu kibuga ukagira umukino mubi, hejo barafinda yagize umukino mubi kandi asanzwe ari umukinnyi ukomeye. So ushobora kugira umukino mubi bikagutungura nawe ukumirwa. Hajya ngukiniye umukino wa test, wahuye na APR ikagutsinda ntagize performance nziza, ntiwaba ukinsinyishije kandi wabunyiciye isoko. Abariyo muze mwumva ibintu ndimo kuvugana, ibintu bikomeye, mujye muganira ibintu mushyiremo n'icyo bita common sense IQ. Harya mureyo ngira impamvu ishyire mu nkweto ya Fred na Frank, ibyo bintu wabyemera? Ushyire kariyeri yawe kuri stake. Fred afite imyaka 22, n'abana bafite kariyeri hejuru yawe y'imyaka myinshi. Frank wagiye muri Gorilla afite imyaka 23 bro. N'abakinnyi bakiri bato bafite kariyeri hejuru yabo y'igihe kirekire, kuki bakwemera kujya gushyira kariyeri yabo kuri stake? Abagiye gukina match kuri bidafite agaciro, batari buhemberwe, badafite amasezerano, ugize match mbi wenda yaramutse nabi ataniteguye kubera ko nyine ni muri off season, ntabwo pre season iratangira, ugize match mbi rero mujugunya, abari bamuvugaye amagambo mabi no kuri social media, ahita buri soko no mu yandi bakipe yo mu Rwanda, maybe no hanze y'u Rwanda. Logiquement abakinnyi bombi nta kintu abashinja, amakosa ari kuri equipe ya Rayon Sport itarakurikiranye abakinnyi menye urwego rwabo. Iyo uzi umukinnyi uramusinyisha ko umukinnyi wawe n'abandi bataranamumenya, ko umukinnyi wawe
n'isoko ritaratangira kumusakuza kumugira topic zo kuvugaho none akazaza siripure n'abantu muri champion sibyo iryo ni ikosa rya mbere ikosa rya kabiri ryatumye Rayon Sport itabona abakinyi beza maze iminsi yifuza Rayon Sport igira abanzi kandi abanzi ba Rayon Sport n'abareyo mu byumve neza in fact sinabyita ngo nabanzi ba Rayon Sport nabanzi ubuyobozi webere Rayon Sport uyu munsi n'abantu batishimiye ko Rayon Sport yobowe n'abayiyobora kambyite gutyo bakunda Rayon ariko bakunda Rayon itari y'uyu munsi turajyana so sinzi uko babigenje ariko barekuye amajwi ariko dinze phone call amajwi avuga nabi abakinyi b'abarundi amajwi ubuyobozi bwa Rayon Sport muri aba arimo gushaka abakinyi bavuga ko ari udukinyi turi aho ngaho duciritse ngo bazabona tugerageza ngo bakazadusinyisha ngo bakazaduha amafaranga ngo yabonetse ngo mu kwezi kwa 12 ngo faza rirangiye ngo bakabahembwa salary gusa urumva ngo hanyuma ngo bakazahabwa recruitment nayo nyeya ngo mu kwezi kwa 12 ngo kubera ko ngo abakinyi ngo intwaro ziremereye ngo ari bazabanza guhereza recruitment nyine ngo nke izabihari so ntushobora gusuzugura umukinyi gutyo ngo gusinyire ntabwo bishoboka ahisa byumva nyine ko ufite umupango wo kumwambura wo kutamaha amafaranga none se murambwira ngo kuki umukinyi umusinyisha mu kwezi kwa 6 ngo azabone recruitment yasinyiye mu kwezi kwa 12 Rayon Sport niki cyayibayeho Rayon Sport yabaye iki what happened Murera niki cyayibayeho ibi rero umuntu arabivuga abantu ntibabyumve ngo ntabwo bishoboka ngo Lorenzo ngo uri mu ishyamba ngo Lorenzo ngo nawe urakoreshwa ngo wari amafaranga yo kurwanya retired oya ndababwiza ukuri nta muntu sebya nk'izina rye turajyana nta muntu wanguze ngo nsebye umuntu na muntu nsebya mu izina rye mbabareye cyane sibyo hari inkuru mvuga zo muri apera zo muri aperi ntibabyishimire pe message zikangeraho rwose hari inkuru nkora kuri Rayon nazo zikakaye gutyo ndi umunyamakuru uri independent nta kipe nimwe mfitemo affiliation yatuma mfata uruhande kubera urunguru oya ibyo mvuga hano ni facts nta kindi ngira ngo tujyanamo neza so hari umukinnyi witwa Kokowete Udo n'uwitwa Niyonzima Olivier Sef aba n'abakinnyi babiri bari muri Rayon Sport mu buryo butandukanye Sef ku munsi w'ejo mwabonye ko yabanje mu kibuga ari kumwe na Muhire Keva hagati mu kibuga n'umusore bita Richard ukina muri equipe ya Muhazi Kokowete Udo n'umunyanigeria yagiye mu kibuga simbuye mu gihe abandi babanjemo ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko Rayon Sport itarasinyisha umukinnyi n'umwe mushya ntirongera amasezerano umukinnyi n'umwe Rayon Sport ifite abakinnyi 8 barimo na Majaliwa wagiye i Burundi kwivuza batizeye ko azanagaruka ku kazi k'iki abatekereza ko Rayon Sport atangiye kubona intwaro ntabwo ari byo irasinyisha umukinnyi n'umwe keretse ubonye ikiganiro hari umaze gusinya bigahita bimenyekana nta mukinnyi n'umwe urasinya kubera ko ntirabona amafaranga nta mafaranga ahari uyu mukinnyi wo bita Kokowete niwe ndabanza guhera kuri case yengere kuri Sef ngere no ku bandi Kokowete naganiriye na Emi Fire niwe agent uyu mukinnyi mwabonye ku munsi w'ejo witwa Kokowete Emi Fire twaganiriye andakariye cyane ari marambaza impamvu ankondana cyane ambaza impamvu umukinnyi we witwa Kokowete Udo ngo namuvuzeho nsa n'umugira umukinnyi w'umuswa utazi umupira nunga mu rya Muhire Keva yavuze ko
we na Charles Barre batari kuri level yo gukinira equipe ya Rayon Sport. Emi Faye yankubise amarigima aransinda. Kubera iki Emi Faye yansinze nkemera no gutsindwa. Kokowete Udo n'umukinyi icyambere ntabwo ari muri test muri equipe ya Rayon Sport. Kokowete Udo Rayon Sport yamutiye ngo imukinishe uyu mukino wonyine. Turimo turajyana. Jean Fidel akimara kumenya ko uyu mukino hari akimara guhabwa message yegereye abantu b'abanyamupira yahereye muri Rwanda Premier League arebo bita Haji Mudaheranwa amusaba ko yashakira Rayon Sport ahantu yatira abakire. Haji Mudaheranwa umuyobozi wa Rwanda Premier League niwe wahamagaye Emi Faye amusaba abakinnyi yatiza Rayon Sport. Yasabaga hagati ya Salomon Adeyinka ukina Musanze FC n'uyu Kokowete Udo nawe ukiri muri Musanze ariko amasezerano yararangiye arakiri muri Musanze ariko ngo yararangiye. So Emi Faye ngo arabashije ngo murifuza ari hagati ya Kokowete na Salomon Adeyinka. So baramubwiye bati duhitiremo ubona ashoboye kurusha undi uzi umupira cyane abari Udo. Emi Faye abaherezo bita Kokowete Udo. Aho ngaho yansinze kubera ko kuvuga ko ari umukinnyi muri test na no muri Rayon Sport banyobeje. Abariyo banyobeje bo mu buyobozi bwa Rayon Sport bambwiraga ko ari umukinnyi biteguye gusinyisha uri muri test. Kumbe Kokowete ngo n'umukinnyi afite equipe yamaze kumuha avance hano muri champion hani Kigali. Hari equipe yamaze kumuha avance 800 yicaranye. Uramutse umwifuje utari iyo equipe byasaba kujya kuvugana nayo kubera ko yiri avance. Bamuhe na contrat. Draft ya contrat Emi Faye yarayibitse. So Kokowete ntabwo ari muri test ahubwo yaje mu myitozo ya Rayon abamusabye ngo aza bakorera ikiraka ko ari kumutira. Kandi ni Haji Mudaheranwa wamusabye Emi Faye abikora agirira equipe ya Rayon Sport. Kokowete ntabwo ari umukinnyi wa Rayon Sport ntabwo ari muri test yari intizanyo yo gukina uyu mukino gusa. Rayon Sport murumva nyine urwego muri iminsi byasabye kwitira abakinnyi. Turajyanamo undi mukinnyi Rayon Sport yatiye utari mu biganiro nayo n'umukinnyi witwa Richard uriya mwana mwabonye hagati mu kibuga ufite udusatsi tw'uturocks tugwa nkano ku ruhande yakinanaga na Kevin na Sefu hagati mu kibuga. Uriya mukinnyi w'ikipe ya Muhazi United kwa Ruremesha nawe ntabwo yatangiye ibiganiro na Rayon. Baramutiye kwa kundi uva gatoto muri Liberation Tournament ukumva yatiye agaciro nako tournament ukumva yatiye nyine yatiye wenda Haruna n'ibiki byose. Ariko ikosa Rayon Sport yakoze nubwo yamutiye ariko n'umukinnyi kapiteni muri Kevin yabaye muri recommandation abwira ko ari umukinnyi mwiza cyane wakina mediane neza shobokina gatandatu shobokina 8 ariko Rayon Sport kumukinishira ya match bataratangira ibiganiro byari ibintu byari ikosa rikomeye kubera ko uriya mwana umupira ateye agaciro kazamutse. Ubu ngubu equipe yitwa Muhazi iryamiye amajanja ivuga ngo nimwibeshye se muze dukora ibiganiro muri amafaranga tubaca. Rayon Sport iraza kugira muganiriza ubu ngubu ariko nifungura ibiganiro n'ikipe ya Muhazi ibyo ndabizi Rayon Sport iraza kwa amafaranga menshi itari buze kubona bishobora kurangira abagiye mu yindi kipe itari Rayon Sport kuko bamubonye akina muri sezo. Rayon Sport akaba yaramaze kumuzirika mbere ko bakiniye match ariko sinzi impamvu n'abakinnyi bakina mu Rwanda Rayon Sport ibitize level yabo kugeza ubwo ibe expose bereka andi makipe itaratangira n'ibiganiro. Uyu Richard w'ibiganiro birahari nukureba niba amafaranga Muhazi iza guca Rayon Sport ishobora kuyabona cyangwa se nabone baza kumutega ukwezi kwa 12 faze riranye ngo bazama amafaranga. Gusa umukinnyi ukomeye ntabwo yabyemera. Undi mukinnyi n'uwitwa Niyonzima Olivier Sef uyu nawe ni recommandation Muhire Kevin yasabye ubuyobozi bwa Rayon Sport ko Sef amakazi akaza ka umukinnyi wa Rayon Sport. Sef arabishaka. Sef unabyibuka ko yakiniye Kiyovu sezishiza akorogana na capitaine birangira Kiyovu rwose banumvikanye na bwumvikane baye bukeya iramuhana. A lot have happened
turajyana. Sefu ibiganiro birahari, barashaka kumuha amafaranga makeya yo kumuzirika agasinya umwaka umwe agakinira Rayon Sport. Hari abantu babonye video Clarisse yafashe Sefu barimo barakorana exclusive interview muri mixed zone hari muri stade Amahoro. Nabonye bibaza ku ndoro ya Sefu burya areba amaso uburyo ibintu bimeze. Hano bumwe baravuga bati what is this? Amaso ya Sefu yabaye iki? Burya agaragara ntabwo biri nomo. Mujye gucenga kuri Instagram ya Clarisse cyangwa Twitter. Clarisse w'Imana. Like it's crazy. Burya agaragara burya areba amaso yararerutse abantu bavuga kweri abakinyi bacu nibiki babaho. Ni ibintanywa, ni ibintu like nibiki byamubayeho. Ariko ntabwo yagize match mbi. Ntabwo yagize match mbi Sefu. Match naco yari itwaye. Iza kamache kari fair kameze neza. Yari umukaseri nimero 6 nta gitego batsinzwe, so he was not too bad. Ariko arashaka gukinira equipe ya Rayon Sport. Hari amakuru avuga ko Rayon Sport iri no mu biganiro na Haruna Niyonzima ngo ayikinire, kuko amasezerano Haruna nawe yari afite muri equipe akinamo yo muri Libya nayo ngo yararangiye. Haruna nawe ni free agent. Kubera uburyo yafashije Rayon Sport mu gukonvenka Muhadjiri nubwo byageze nyuma bikanga, Muhadjiri ngo asinyire Rayon. Haruna yari yagerageje yongera kwereka Rayon Sport ko ari equipe akunda kandi ahoza ku mutima. Hariyo barimo bareba bakavuga ati ku bundi Haruna ko ari umukinyi ukina aho yakinaga, wari ufite na ambition zo garuka muri equipe y'igihugu. Ubundi fundi wa soka ntakiri umukinyi mwiza. Wamanura ka niyo experience akayiha abana bato bano bakana mugerosha akabaha kuri experience. Ntiyazana dufasha no konvenka abandi bakinyi in the future kuza muri ikipe. Aho twavana muri za Tanzania nahe ko ari umukinyi mu legend uzwi. Tuma yakaza akadukinira. Niyo atazajya abanza mu kibuga. Ariko akaba ari aho ngaho. Yajya amasimbo yagakora pass, agakora utuntu tuzima, agakora possession. Ntiyazajya dufasha no kutugira inama mu gushaka abakinyi. Bamwe bakumva igitekerezo cyiza, abandi bakumva nuko dropping standards ko n'umukinyi nyine utakiri mwiza nko yahoze. Ariko still agapira aragatera n'ifundi wa soka. Naye baramutekereza. Equipe ya Rayon Sport naho ngaho ihagaze uyu munsi. Ntirakora diru nimwe y'umukinyi ngo ivuge ngo igeze kuri level. Nta nimwe kabisa. Turajyana. Uyu Kokowete we MFA yambwiye ko we araza no gusinyira equipe yamaze kuma avance. MFA yanze kuyimbwira ngo araza kwisinyira bitarenze ku wa 2, so ntabwo ari mu bari equipe ya Rayon Sport. Kazungu Clever rero msemaji saza muri aka gakino munyamakuru Radio 10 we hari amakuru afite. Ntabwo nabwiye ku muzamu witwa Jackson Lunanga, we mwabonye ko yagize performance nziza nubwo atashoswe cyane bikabije, ariko abonye naga ko ari umuzamu muri play. Rayon Sport imaze iminsi mukoresha test n'umuzamu w'Umukongomani wakiniye Dauphin Noir lately. Rayon Sport yashaka kumugumana, we araza gusinya mu ba mbere. Muhire Kevin amara kumvikana ku mafaranga, cyo yatubwiye ko habura utuntu dutoya, arasinya ama miliyoni 40, baramuhereza igice moitié, indi moitié bazayimuhe faza rirangiye bamuhembe miliyoni. Hari n'abandi bakinyi bazasinyira bongera amasezerano muri iyi minsi, ariko uko amafaranga aragenda aboneka niko bizakorwa. Hamuhire Kevin nta pressure hari, nta gitutu, it is well, ariteguye. N'uyu muzamu yita Jackson Lunanga nawe ari mu bakinyi baraza gusinya vuba rwose, vuba na bwangu mbere y'abandi. Kazungu Clever nagiye kubona mu gitondo ejo twari kumwe muri stade, akurikije kuri transfer zirimo kuvugwa muri equipe ya Rayon Sport. Anyohereza 11 uko Rayon Sport izabihagaze sizitaha, ariko muri abo 11 habuzemo umukinyi umwe Rayon Sport itarabona. Umvuko Kazungu ayipanga rero. Kazungu Clever musemaji aravuga ngo izamu rya Rayon Sport izaba rihagazemo umuzamu witwa Jackson Lunanga ura Mukongomani mwabonye. Kuri kabiri hazaba hahagaze Ombolenga Fitina. Yabwiye Rayon Sport ko mu cyumweru gitaha kizajya kurangira amaze kumenya niba equipe yo hanze hazabona equipe yo hanze cyangwa se azasinyira equipe ya Rayon Sport. Ari open kuri transfer yo kujya muri Rayon Sport, arabyifuza ntacyo mutwaye. Kazungu ari confirma ko rwose bisa n'ibyarangiye.
Ombolenga Fitina kuri kabiri. Kuri gatatu Kazungu aratere ko bita Bugingo Hakim. Mubwira icyo mutekereza kuri line up ya Kazungu ndimo ndababwira Rayon Sport sezita. Hagati y'umutima wa defense Kazungu ntabwo yigora, aravuga ko mitima Isaac azongera amasezerano akabarimo ndetse na Nsayimana Aimable nawe kongera amasezerano. Axe central Chanel central ya Rayon Sport ikaba ari mitima ndetse na Nsayimana Aimable. Mubwira icyo mutekereza kuri defense. Hagati mu kibuga Kazungu arambwira ko Rayon Sport izafite bita Niyonzima Olivier Sef Nairobi. Harimo uwitwa Muhire Kevin n'uwitwa Letabo Mataba. Uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Musanze FC, akina nka attacking midfielder ariko akaba yakina aca no ku mpande. Ufite umukaseri umwe none ufite abandi bakinnyi babiri b'imbere ye baba mediateur ariko bakina bagana mu mpande, ya Muhire Kevin yaba na Letabo Mataba. Hanyuma Kazungu akambwira ngo uruhande rumwe wing imwe Salomon Adeyinka n'undi wa Musanze FC akayicaho, Charles Baraga aca ku rundi ruhande, atake ikabiraho rutayizamu nimero 9 Rayon Sport itaragura. Uvugwa rero rutayizamu nimero 9 uvugwa muri equipe ya Rayon Sport yitwa Mohamed Shabani, asanzwe akinira equipe ya KCC yo mu gihugu cya Uganda. Amasezerano arimo ararangira, amenya ameze nka 6 niba mbyibuka neza. Rayon Sport ibiganiro byaratangiye, abitwa wa Migambi ngo babirimo. Aba 11 ba Rayon Sport murabatekereza ku iki sasa? Mugire icyo mutekereza ko 11 ba Rayon Sport. Mugire icyo mutekereza surtout kuri performance abakingiye kwabwira, performance y'umusore bita Richard mwabonye ku munsi w'ejo muri mediane ya Rayon Sport. Mugire icyo mutekereza kandi kuri Ganijuru, performance y'ejo. Ganijuru araryoshye, arameze neza, byavuga ko byarangiye muri polisi ariko biragaragara ko atarasinya. Ngo anytime yakongera amasezerano kubera ko transfer ya Christian barimo kumbwira ko igoye. Mumbwire muri rusange mutekereza kuri iyi transfer ya Kazungu, plutôt kuri iyi prediction ya 11 ba Kazungu azabanza muri Rayon Sport saison itaha. Hanyuma kandi munambwire ko cyo mutekereza kuko Rayon Sport ikomeje kubura abakinnyi bashobora kuba beza kubera iki kintu kisa na instabilité financière muri equipe. Ese mutekereza ko bizagera nyuma muri transfer window muri mercato estival bibazo bigakemuka, Rayon Sport ikaba stable mu mafaranga, funds zikaboneka, abakinnyi beza bagasinyira igihe, bakitegura neza Rayon Day ndetse na championnat zitaha. Mutekereza ko Rayon Sport uyu mwijima w'ubukungu irimo izabusohokamo? Mutekereza iki? What do you think? Mumbwire icyo mutekereza kuri ibi ngibi. Naho APR FC mwabonye ku munsi w'ejo nanone kuri bench yari ifiteho bita Imanishimwe Emmanuel Mangwende, ubu ngubu ni free agent. Nawe na matariki kwa gatandatu kuraza kurangira akaba free agent. Ku munsi w'ejo abantu batekereje ko yamaze gusinyira equipe ya APR FC ariko wapi, umva n'umwana wa APR yagiye hanze avuye muri APR FC. So niba match yaba yari mu Rwanda niba ari ready ari kubanza bakayitera. So gusa si byari ngombwa ko bari bafite Claude niyo mugabo kapiteni kandi yari ameze neza, ariko biratekerezwa ko APR FC yabiri kubitekerezaho kuba yagarura Imanishimwe Emmanuel Mangwende. So mu gihe ataboneka ipenzi ziri ku rwego yifuza hanze y'u Rwanda, APR FC iratekereza ko ashobora kumpersuada bakamwumvisha ko yasinya akabatera indi saison, akongera akiroransa akareba ko yazongera kubona equipe hanze in the future. So mutekereza iki se kuri Mangwende? Muratekereza ko ari inyongera nziza muri equipe ya APR FC? Ese mutekereza ko iza rya Mangwende rishoboka ari byo byaba byaratumye APR yantisipa ikarekura ntiyongera amasezerano bita Ishimwe Christian? Mutekereza ko ariyo mpamvu ejo twabaza ngo bita niyo mugabo Claude kapiteni w'ikipe ya APR FC tumaza tutese wari ufite competition ku mwanya wawe Christian kwa APR yamureko yagiye, urabitekereza cyo? Do you think nago bizagusubiza inyuma? Aravuga ngo oya, mpemberwa kazi nkora ngakora neza, kugira ngo akore neza bisaba ko nitoza ngakoresha imbaraga. So Christian bari yabadahari nzakora kandi nzakora cyane nk'ibisanzwe. Nuko yatubwiye niyo message aduhaye Claude. Ubona ko umwanya yongeye ku enjoy ingano n'ibintu bimeze neza.
hanyuma rero ndabarasamo breaking news nitahira manuka ngenda umutoza wa APR FC mushya umunya Serbia Darko azagira mu Rwanda ku munsi wo kwa kabiri. APR FC ntiramutangaza of course, ariko uwo bita Emile Karinda APR FC yambuye umwanya w'ubuvugizi bw'abafana. Emile Karinda ni inshuti cyane y'uyu mutoza w'umunya Serbia bita Darko. Ni inshuti ye kubera ko ubwo Monastir yaza gukina i Butare jya gukinira Huye na APR FC, Emile Karinda ngo uyu mutoza yatozaga equipe yatozaga US Monastir. Bya Monastir yasezerera APR murabyibuka, anari ibibazo bya deal muri APR byatangiriye. Murabiyo match mushobora kwa muyibuka afana ba APR FC. Uyu mutoza ari confirmed y'umutoza wa APR. Emile Karinda yanyeretse icyo bita chats yagiranye n'uyu mutoza muri weekend, amubaza amakuru, amubaza yazazira. Umutoza nta gushidikanya rwose aramubwira ngo ndumva mu minsi iri imbere turaza kubonana, ndaza mu Rwanda, amwereka amatariki, yamubwiraga nuko zimeze. Niboneye izo chats rwose. Abagishidikanya ku mutoza wa APR rero n'uyu munya Serbia yitwa Darko azaza mu Rwanda ku munsi wo kwa kabiri. Ubwo rero nubwo APR turabitangaza, turabizi tuzi umutoza byamaze kuba confirmed, yamaze guhabwa akazi. Ni question yo kuri indege akazi Kigali agasinya amasezerano, ubundi agatangira gutoza ikipe ya APR muri pre-season bitegura imikino ya Sekafa Kagame Cup ndetse n'imikino ya CAF Champions League. Bitwa Lorenzo Info, bye bye.